hafi 90% niba atari n'100% by'abantu benshi bakunze gukora iki cyaha. Ese nawe uragikora? Tugiye gusoma umurongo wo muri Bibiliya umwe, ariko nawe ndaza gusaba ko wohereza video kuri bagenzi bawe, kuko aya makuru ntabwo ari ngombwa ngo tuyihererane kandi tuzi neza yuko adufitiye akamaro. Imigani 16 umurongo wa 28 baravuga ngo umuntu ugoreka ukuri aba abiba intonganya, cyangwa se kandi uneguranira mu byongorerano atandukanya inshuti z'amagara. Umuntu ugoreka ukuri ndetse n'unegurirana mu byongorerano, Bibiliya ariko yabisesenguye bigira deep, ariko mu cyongereza babyita gossip. Mu rurimi rw'ikinyarwanda babyita gutya, bakunda kubyita gutya uko nyine. Ese ni ryari tudakora iki kintu? Ugasanga turi kuvuga bagenzi bacu nabi kugira ngo twe tumere neza, ugasanga kugira ngo twiyerekane neza mu bandi turi kuvuga abantu nabi. Ibyo bintu dukunda kubikora kenshi, tukisanga turi kuvuga abantu nabi kugira ngo abantu badushime, kandi tukabavuga nabi batanabizi, cyangwa se turi kugira ngo nyine twiduseke, mugashaka nk'ikintu kibasetsa mukavuga nk'umuntu nabi, cyangwa se ukaba wagenda mugenzi wawe ukamuvuga nabi. Abantu kenshi cyane ibyo bintu turabikora. Hari n'igihe ushobora kwiyemeza ko utari bubikore, ariko ukaza kwisanga wabikoze. Mbese muri make biba bimeze nk'ibintu biturimo. Ese kubera iki kintu Imana yanga cyane ari ikintu kiba kimeze nk'ikintu kitubamo? Nta kindi, ni ukubera ko Satani adushuka, agakomeza adushyiramo ibyo bintu, akatubwira uburyo ki abantu ari babi, kuko ibyo bitekerezo bikuzamo ugahita ujya kubivuga, bitakujemo ntiwabivuga. Ukuntu uko ntekereza ko twabyirinda ni ugukunda Imana, kuko nukunda Imana uzakunda abantu, kandi urwo rukundo ukunda Imana nirwo ruzatuma ukunda abantu. Rero ubwo nukunda abantu nta mpamvu yo kubavuga nabi uzaba ufite, ahubwo urukundo dukunda Imana ruhita rutuma natwe tugira urukundo abandi, ndetse tukanabagirira n'impuhwe, bityo bikabasha kutubuza kuvuga nabi. Dukwiriye kwikuraho iki kintu burundu kikatuvaho, kuko kizadutandukanya n'inshuti ndetse n'Imana. Shalom.